uvuye iki ane materi rwose nimba umuntu aba yigira akabazo wowe wacyumva akabazo kahe ku buryo bworokeje oya kasha nawe cyugabanya uvuga mu bundi pfukama tubivuga no wapfuka ntago mfukama nawe mfukama nawe kandi ndagutuma iwanyu yawaroro nari rwose ubona ndi ikigori mu mutwe ku buryo ntuzi urasubona nawe wuzuye ahubwo wowe pfukama vuba ntago pfukama vuba ndanze ushaka kugera kurasha sare ikigeye ane materi ushaka kubita nagukubita tahiruza ni wanyu ntabwo utajye ko muri inyuma se nyine abaherera ubona abantu bakwiruka gira ngo ubundi uko ane materi ndakwica Seriye akabagabo bagufi yani mutana no agere ko tunyenyuko none urazana nazo sogokuru nace nimba bafite nabo bazana araba ukaherera kugira ngo mfukame none najya kubazana iyo tubazana iyo tevubafu ibinyeshuri by'ikige biranze birananiranye pe rero n'icyaha gisoro iyo kinyica ntabwo byumva ubyo kinyica namwe ni musibe icyo wamugize urwo ndabukira kandi hano hanze ngibisha nawe agira ubukwe bwataje nanjye kandegende muzane mukuru wanjye papa wanjye sogokuru wanjye maze mwereke intambara agiye gukora hano mu kigo cya meze bite grafre kutiza man shagiye urese sura musutsi buri kunzarira zagara zatanze animateri man ngaranyirukanye ngo nakerewe sha ukumva zagara afite nihore Yesu umuzi umuzinya ako kindi bikaraga vi wakintu we azete umuntu uze mwana ati nako ugomba kuba hari iranamba agomba kwishora nari binata Mfaviye mese bitwarwana anyirukanye viye nivyo wabitinyuka ni cyagisutsi ngo nani materi babarondebere petit frère tugenda tugiwa mato tugiye kugitamo siko nasabukuru araza kuba hano nabimubwiza sakuramuze ndabizi kareshya nk'ifuni handi uwo ni papa rero uwo ni papa ndamuzi tugiye gukoma kandi matera hepfo kanimateri kihore tugiye kukemeza naye mubwiye ko ndamuzanira wanjye papa na sogokuru wanjye bikambaza none mbanze ndebe sogokuru hirya gato wera seyo noneho nge uransanga ahangaha duhite ducomoka uzi cyangwa ari kumwe hano hirya uzi ukuntu cyo ntabwo naguherekeza reka ako viye iki wangifete si wambwiye ngo sogokuru wanjye ngakora mu biro n'ikindi gikoreshwa mwana rubwo reka tubanze tumurere tumenyeshe ibyabaye Continue. Akazi karangiye kanitaye. Akazi nako kasigiye kagoye karavunanye. Izi kase none wazigiye kubura nina ni wewe. Bimeze bite sogoko? Wa muzi kurajya ari warahoze. Reka nze ngutahisha utuntu twabaye noneho wanjye. Noneho niyumvishijwe umunyeshuri wanjye iki gihugu cyanjye nyine. Noneho cyashe kinyibwirishwa ngo animateri ngo yakirukanishwe gacitumishwa ababyeyi animateri wone uhe ni kakagabo kareshya nka sumukanisha sikaba mukagari kaje nakawe agiye bora nakagari yani ibintu byambwiraga gakora mu biro se wahemba narahembwe cyangwa kandi yanambwiye wari uri kunywa icyagwa agacuma karera agacuma kare noneho papa subire papa tuvugane nta kuntu bazabona umwanya nko kuwa 30 kaza tukajyayo kureba ko kantu ngo yanomye ababyeyi sha bazabona mu bwembe sogokuru wanjye papa wanjye
mukuru wanjye tugiye gukora intambara hara mu kigo tugiye kuhatwika tugiye kuhatwika ono akagari ikigo turakora gusa ariko mfite ikibazo cy'uko ari bugukubite pe uri mugufi kareshe na simukadi ariko kwa byaye biso reka turamwica reka tugende nane mpamvu tutamwica akagenda via tonda vugi ntabwo tuyo iki gifati cyanje hano none iki cyo nakiza aho kigagaye po wisdom munye kakane materi karesha nk'amenyo asimuka karanyoboye ngo kamwitumishirwa ababyeyi basanga nabaki harimo abahungu banje babiri icyamumanye umva none garafe samumundi urangana materi no nukwita tumwicisha ababyeyi hangano rakakanya rwagwa akoze utana n'amacupa adaka wasanga twadushaka Genda kukabari witemo nani ubwo ni cyane Rwanda yatanyifunga akagari ni akashara wegenda nanushaka ubucomoza none umunsi kuno tugiye kubigenza mwebwe muraza mungurikiye none kugira ngo nanamwemeza icyaha muhoza mbona bitiringa mwariswa mwebwe nta nubwo muba mubize ndamuhitana do reba akagenda uko nari icyo mwabyina wose ugiye wewe se ko wabitinye wewe muri telefone ya uyikuye iyi se birakure uyu ni papa wawe dore papa nguyu uyu ni iki cyawe uyu ni mukuru wanjye imfura yanjye wa kintu ko muri birara wabwiye iki nakubwiye ko ndibukuzanire papa wanjye mukuru wanjye ugize imyaka usogokuru wanjye nuko yagiye kunywa agacupa yagiye kunywa agacupa papa yakanywereye he yagiye kunywa agacupa ariko njye ntago munyira none kuri zi karuvati warebesheje muri kababwira ubundi reka nkora icyo nampamagariye urumva mwese duhuriye mu byanjye iki kinyeshuri cyanyu kirahaza uri kumva ariko biye wajya ndashaka bikorye tukukora kijana bo mwaje mwicara ngo ibyo byavuze wala wakiri Zani do school. Wewe vile bado tumetuachi. Akiko mbe. Sio watu tuje kuni kwa katika shirika letu. Yesu mchana. Fone yake. Unajimaichaje wewe? Tutumwa hemu mume. Sibyo. Au dukoresha nama. Dukoresha nama. So mwana nini? kama bila manga Mukono biro bigiye kugenda. Wowe ni gutari se umwana. Uraho wicaye nyuma gato. Urihangana mu gihe. ariko umukuru wanjye comoka nati akamuba tungo waye n'umuyo akoviye
ukubona ikintu kiba kiri kuza nanga wabaye ari wo mubyara wabaye ari wo mubyara kacyo ni usabusira mubyara wambyara umwana mwana andi yaravuze ntabwo kasenda kwijiwaho iki kapfuka none kadukomeza noneho ukaki bo nuko mubizi ikibazo cyamaze simukizi wowe papa wibo ndakizi muyo nawe urakizi reka rero tukige tugize kwava mu minota tutarenze ingahe segonda mbere ikiranira ariko tugiye iki kigali so wagishite urenza ntacyo urumva ko ari segonda rimwe winjye kasina kuno n'abasono biya kubita biya kunoba dana muri umurenge tabigeze utabisega ikibazo cyawe wowe ntabwo reba akarara wowe agiye kuguha iyanga kuguha irabe bikomera nagucu akiro cyane ntabwo yakora nakoze n'umuntu w'umusaza akora se nabikora akare murabizi nanjye rero umunsi mvura tugambanze gusa ariko so nende wemereye gusa reka mbanze mfata amafaranga yafatira kandi umwana wawe yicara n'abazayire agashara ngo babikoramo naho namwipanga ntabwo wakora narakura mandarine urumva umwana wanyu n'ubundi narebe hirya